twabona nyinshi ariko kuzibona zose hano tujyamo inyamaswa nyinshi. Inyamaswa z'inyamabere tugiramo ahangaha, inyamabere ubwo ni mamozi tugiramo 92 ntabwo zibona ku munsi, ariko iziba zira nko mu nyamaswa zirenga 25 izo ziba zizwi cyane nazo ntabwo zibona ku munsi. Ikiba gishoboka ubona nyinshi zishoboka ku munsi. Gusura pariki gutya turimo turayisura. Pariki y'Akagera ni imwe muri enye tugira mu Rwanda. Simubizi? Izindi murazizi? Izindi ni izi. Nyungwe, indi Virunga National Park. Hari pariki yitwa gutyo ariko unfortunately ntabwo ariyo mu Rwanda, iyo muri Congo. Iyacu yitwa gute? Hagati Akagera National Park, Nyungwe National Park, Volcano National Park. Iyo mu Rwanda ni Volcano ntabwo ari Virunga, ariyo dusanga ingagi. Indi ya nyuma wowe mu nguni Gishwati Mukura, yego irafatanye ni pariki imwe Gishwati Mukura Forest. Sasa Akagera muri izo pariki zose tugira, Akagera niyo yonyine y'umukenke mwabuze cyangwa se Savannah Park. Savannah uyu mukenke, ibi byatsi muri kubona ibyo ngibyo nibyo bita umukenke. So rero yitwa umukenke cyangwa Savannah. So pariki y'Akagera ni Savannah Park. Zira zindi zisigaye zo mu Kinyarwanda zitwa amashyamba y'inzitane cyangwa se rain forest. Niyo mpamvu iyo bazisura ziriya bagenda n'amaguru, ariko aha ngaha tubasura tugenda n'imodoka kubera ko n'urusobe rw'ibinyabuzima tuhasanga ruratandukanye. Aha ngaha tuhasanga inyamaswa z'inkazi, ariko hari n'inyamaswa z'inkazi zahaba kubera ni muri rain forest, harakonje cyane, ntabwo inyamaswa ziba aha ngaha zashobora kuba hari. So rero niyo mpamvu iyo uje kuzisura ngaha muri pariki hari aho baranazitrakinga ukagenda uzingongeye ndazibona, ariko aho wa tracking inyamaswa zingana nk'izo nababwiye ukuntu zingana ntabwo byakunda. So icyo dukora turagenda duca imihanda myinshi ishoboka ica muri pariki, tukazica mu habitat menshi. Habitat ni ubuturo bw'inyamaswa, tugaca mu habitat menshi kugira ngo bikongere amahirwe yo kugenda tuzibona nyinshi kandi zigiye zitandukanye. So niyo mpamvu tutangiye trip yacu, ntabwo tuba tuzi ngo turabona ikintu cyonyine mba nzi, kubera ko ntabwo birambaho ngo nze muri trip nahe nta kintu mbonye. Ikintu cyonyine mba nzi tuba tubuze kubona inyamaswa kandi nyinshi. Bishobora gutinda tukazibona dutinze cyangwa tukazibona dutangiye. It doesn't really matter. What really matters ni uko tuzibona, sibyo? Nimuza kugira ikibazo mwe murarambiwe cyane ko hano turi mu majyepfo ya pariki, sinzi nawe atayoberetse kuri pariki. Hagararamo gatoya. Egeramo imbere. Murebe mu bumoso bwanyu. Agiranga. Subiza umutwe hasi wowe. Egera imbere gatoya. Turebe ko twayibona mu kuza dukomeza. Hari giraffe on our left side. Nubwo zisa nk'iziri kure. Nuko iri kure, ariko burani tuza kujya amahirwe turazibona zitwegereye, nazo tuzigiramo. Turi mu nyamaswa ziri mu nyamaswa tujya tubona cyane, ntabwo ari imwe. Hanyuma hano mu buryo bwacu hari zebra zigamye munsi ya kiriya giti, turazibona. Reka tugatega nazo dushobora kureba kure, ahantu intare ishobora guturuka. Mu bihuru byinshi nta nyamaswa zikunda kubamo, hakunda kubamo inyamaswa zo twita ziri elusive cyangwa se solitary, inyamaswa zibana. Usanga inyamaswa ugasanga nk'ingwe imwe iba yonyine. Izo nizo ujya usanga ziba ahantu ahandi mu bihuru, ariko nk'hano babona twabona inzovu, amabuffaloes, twabona zebras, amantelope. Birashoboka cyane, ariko ngo ndi kubabwira hano twerekeje birashoboka ko dushobora kubona inzovu, birashoboka ko dushobora kubona n'izo herbivores nyinshi, ariko nituza kuvayo turajya ku kindi gice noneho gisanga kirimo ibihuru kitarimo inyamaswa nyinshi. Icyo tugicamo twiruka kugira ngo twongere tugere ahandi hafunguye dushaka inyamaswa neza mu buryo butoroshye, sibyo? Ntihagira abo bari kubatera muri batoya
mutaza ko mwamutwa gushengera sibyo umuze kuro sibyo n'umunsi umwe gusa twangane tusubire sibyo kandi sibyo sana akantu kameze nk'agakashi pawa. Akantu kameze nk'agakashi pawa. Akantu kameze nk'agakashi pawa, ako kantu ubonye ni kamera cyangwa se trap, ni kamera trap. Ni kamera dutega inyamaswa iba ahantu urujya n'ababwiraga. Hari ikintu turi gukora ubushakashatsi Pungwe, monitoring Pungwe, kubera ko kuzibona bituvuna. Sasa no kuzibara biragorana, bisaba gusetinga ziriya kamera kugira ngo tuzifate. Tugenda tuzisetinga hamwe tuzimura, ubwo kamera nizo ziya sensing ikintu cyose gishera foto. Acaho nk'ukwezi kumwe igiramo batiri ishobora kumara nk'ukwezi n'igice, bakaza bakareba amafoto. Iyo basanzemo ingwe urayireba ukayirikugariza ukavuga ngo ni iyi ngiyi, nanga ukazasetingamo ukabona indi gutyo. Ni bwo buryo tumenyamo ziriya nyamaswa ziri rusi, kuko kuyibona biba bigoye. Hara muri Gweza amaso bura hari uruzitiro rutandukanya. Hara muri kubona amazu ni nyuma ya pariki. Hari amazi. Ni mu baturage ni kuri. Naho ni mu baturage. Ahantu honyine pariki igarukira naho hari dry, aho ngaho ubona humye. Ego. Ajya witwa? The Giver. Okay, The Giver. Inyende. Yego turazigiramo inyende, tugiramo inyende ubwoko bubiri butandukanye. Nitugira ubwo tubona ndaza kubabwira. Igitera. Igihugu cy'inyamaswa. Agatangira ku isi. Hari icyanya cyo kwita ku rusobe rw'ibinyabuzima no gukora ubushakashatsi cyangwa se biodiversity conservation and scientific research. Habagaho n'ubushakashatsi. Ubushakashatsi bwabaga bushingiye ku bintu tumva nibwo bari barimo baradiscoveringa Afurika. Bashakaga kwiga kuri aho hantu ubundi hameze gute. Nibwo ubushakashatsi bwabaga burimo. Hanyuma y'uko u Rwanda rubonye ubwigenge muri u Rwanda rwabonye ubwigenge ryari? Yego, muri 1962. Nyuma y'imyaka 7 ubwo ni 1969 nibwo pariki noneho yatangiye gukorwamo ubukerarugendo. Impamvu yatangiye gukorwamo ubukerarugendo, ntabwo leta y'u Rwanda ifite amafaranga ahagije yo kwita ku rusobe rw'ibinyabuzima. Ubukerarugendo rero bwatangiye kugira ngo bujye bwinjiza amafaranga afashe kwita ku rusobe rw'ibinyabuzima. Muri kubyumva, itangira harimo inyamaswa n'ubundi baza bavuye i Burayi, baje bazisangamo. Zari zirimo intare, zirimo ingwe, zirimo imbogo, zirimo n'izindi nyinshi, ariko hakabamo n'izo tutari dufite twagiye dukura mu bihugu bitandukanye. Ngwiki? Izo tutari dufite. Ninde mwana humuriwe inzovu iri mu buryo bwacu. Murebe irimo iragaragara umugongo.
ariko ni kinini we Yesu kugira ngo nurutare Rusona mungana Fate amafoto wangu nyeganyega ikakubonamo ikibazo ushatse nko approaching ishyo yazikagukubita yego rwaruje rwarunini ingabo ziba nini cyane urumva nizo zipima n'ibiro byinshi yego none sano hari inyamaswa zijya zizirira inzovu aricyo twita natural predators birasobanutse natural predators inyamaswa ziba muri natire izihigana inzovu nta natural predators zigira a fully grown elephant inzovu ikuze itarakana nta nyamaswa igira nta natural predators zigira cyangwa se inyamaswa zigirira keretse gusa umuntu niwe uhiga inzovu ikuze urabizi ko bajya bazihiga kubera ari amenyo yazo hariya nta amenyo ntabwo ari amahembe ni amabwene biriya umuntu abisohoka hariya ni amabwene yazo ni amenyo aba yarasohotse inzovu ni indya byatsi ntabwo zijya zirya inyama ziri mixed feeders zishobora kugurezinga cyangwa se zigabrozinga kugurezinga no kurisha hasi bivuze ko iramusi nagufashe itakurya igufashe ntabwo yakurya unayigize unayatatse yakwica gusa ntabwo yakurya ko n'izirya inyama sasa nta kiyaga tugira cyitwa Akagera icyo tugira cyitwa Akagera ni umugezi Akagera River mwari mubizi Akagera River niyo tugiramo itandukanye u Rwanda na Tanzania kuko buri hirya bino biyaga urenze bino biyaga ugera Tanzania mbere yo kugera Tanzania ubanza guca ku mugezi w'Akagera ego Yego, iremerewe nk'uko natwe turi kugendamo biremerewe. Ifite umugida wayo ariko ikibazo ingona uri mu mazi bakoresheje ubwato butoya ishobora kuba ari ubwa moteri nta kibazo atari ubwa moteri bwo yakwata ubwa moteri ni uko buyitera ubwoba vibration ya moteri ubw'imbaho yakwica ubw'imbaho ntabwo biri kukumva nta bwoba rero biyitera Ingona ni inyamaswa yo mu mazi completely aquatic inyamaswa zo mu mazi muzikorwa zite aquatic animals iyo ni completely aquatic animals kwiruka mu mazi niyo king of the ocean ingona so yiruka mu mazi ku butaka nta nubwo ushobora kwaba kurusha n'aya mafi manini yego muri hano muri fresh water hano hejuru kuko hari ahabamo amafi manini yo ntabwo yaba mu Rwanda usanga atari fresh water kandi zirabona ziba muri fresh water hari ahashobora kubamo za regeta imvubu ishobora kugenda ku butaka imvubu zo ziri semi aquatic animals ziri kubyumva semi aquatic animals ni inyamaswa zishobora kuba ku mazi mu mazi no ku butaka so imvubu ziba mu mazi gusa kubera nk'ubuturo ariko zikunda ku butaka cyane ubwo semi aquatic wumva icyo ari cyo ni iki sha uretse nzakwereka n'ibyo semi aquatic ni mu mazi ku mazi no and the water example both water the crocodile crocodile completely yego frogs and toads biba kuri sam hano dushyiramo sam arayishingura nyama ntizizirya ndabizi za nyama zazi niko bimeze inyamaswa turi ahangaha muri pariki ahangaha twebwe tuba mu buzima bwacu busanzwe bwo hanze inyamaswa nazo ahangaha turi
turi muri wildlife cyangwa se ubuzima bw'ishyamba. Uri kumva ijambo life, ahantu hari ubuzima rero haba hari n'urupfu. Iyo amazi ivuye nta kintu kindi tuyikorera, aba ari amahirwe. Iyo yipfishije yarwaye cyangwa yashaje, aba ari amahirwe ku zindi nyamaswa z'indyanyama, cyane cyane zirya ibyitwishije nk'impyisi, izo bita inkongoro na bocazi, tukagira n'izindi nyamaswa nyinshi. mu birahure murajya wewe ukura amaboko warebye ubundi uri mu zini inguge muzi ko ntabareba cyane reba kishimye mu mugongo reba iki ngiki mwe biriya ni imvubu uravemo kigutisamo hariya dore ngibi biriya ni imvubu Eswe. Ikibazo cyawe barakubwira ngo ucikuka vuba. Hariyo n'izindi nyamaswa hariya hepfo ya zebura, ariko mufasha ceceka. Uru ruhande nta rukundo kukurusha. Shoferi nawe ari kujya muri layini na rimwe. Tonde gato. Wihangane kabisa. ko ari ngufiya numvaga ari ndende. Shoferi gahoro. Ntabwo nashoboka mbere. Niba ushobora kubaho ngo yumve iratuje. ese ngiyi ngabo n'ingoro yibwiga Uri gufata? reba none ahantu bari bagiye kandi hariya hantu haba hari amashanyarazi kandi Kumva icyo kirahure zana nongere nshobora cyane ntabwo nyigarura Izi nagarisha. ni impongo tumeze nk'uduhene ni twinshi jawe Ni impene z'ishyamba. Agiye utuno ntabwo turibwa. turibwa Utubaha turyaho. abantu se Baratubyaga cyane. Muri kona ko harimo imwe ifite amahembe. Irani y'ingabo, utundi twose n'utugore twose n'utugore twayo imbogo zo n'ubundi ziri kure ntabwo wazigera, ziri ku gishanga hasi. ko bariya se bo bagiye reba ukuntu ari keza sha tune tutandatu ego Kuri amaboko to. Waya gatatu nani? Abo turi kujya.
uruzitiro bavugaga hari intare bazibonye nazo bazibonye da Icara. We icara. babonye ikintu Thank you for Visiti ifitwe na Hirwa yaciyeho. Hirwa niwe ufite muri iyo modoka y'inyuma. Dore nge ni umuyobozi. So muri kubona runo ruzitiro. Ubu kano kanya dusohotse pariki. Sasa listen. No kuvuga ngo gusura pariki nago ari ugusura gusa ahubwo turaniga tukamenya bigenda gute ubundi gusura inyamaswa iwazo. Musi mwabimenye nuko ubikora waba uvuye muri Amerika, waba uvuye i Burayi, waba uvuye mu Rwanda, waba uvuye hanga mu giturage, nuko uko dusura inyamaswa. Icyo dukora tureba izishoboka izidashoboka ubwo ngubwo ari ukuntu tuvuga ngo mwe muri P5 ushaka kuzajya ku bindi bigo muri high school mushaka kuzagaruka hano mwebwe biroshye school trips ziba hano nyinshi cyane turavuga ngo thank you so much for visiting the park. There is always next time. Why not? We never know ku masegonderi muzajyaho no mu myaka izaza iri imbere mufite imyaka myinshi. We never know, you will probably come back and see the lions and every other animals we did not see. Thank you guys.